Emmanuel Kayihura ushinzwe kurinda no gukusanya ibimenyetso by'ubujura muri MTN Rwanda aganira na Isango Star yavuze ko umu agent ari nk'umucuruzi nk'abandi bose bityo ahura n'abakiriya benshi bamugana bakeneye service. Aba ba agent bagasabwa gukoresha nimero basabiyeho gutangiraho izo service zo kubitsa no kubikuza mu kwirinda ingaruka mbi. Ubundi hari uburyo buhari buzwi bwo kubikuza. Ku mu agent bafite USSD bakanda noneho no kumukiriya akabikuza amafaranga neza. Ariko nko ku muntu w'ibyo amafaranga tuvuge wenda reka ngo heza urugero rworoshye tuvuge nk'ibyo amafaranga ndayafashe ndagiye nyohereje umuntu. Icyo gihe niyo habaye iperereza bagenda babaza y'amafaranga ko wari uyafite uri Emmanuel ukayohereza uriya ni ikihe gikorwa mwagiranye hagati ya aba agent agira nimero ku ruhande yewe abenshi akayigira ari ukugira ngo nyine ni nko gutwara komisiyo cyangwa se gukora za bya bikorwa bitemewe byo kubikuriza kuri konti zitemewe nyine nkuko nahoze nkubwira. Icyo gihe yabikoze nka RIB nyine yo izimubaza uyu muntu muraziranye bimeze bite. Icyo gihe wenda yadashoboye gusobanura urabizi yuko no mu mategeko iyo udashoboye gusobanura burya aho wakuye umutungo nabyo bibarwa nk'icyaha. Ni mu gihe aba agent ba mobile money bavuga ko hari igihe bakurikiranwaho kubikura amafaranga yibwe bityo bakaba bayishura canke bakabihanirwa kandi babikoze nk'uko basanzwe bafasha abandi bakiriya bose. Uyu mukiriya we bayamwitse akaza akakubikura utazi nimba yanayibye utaneza n'iki tugendaho ngo tubishure bamwe wayabura bakagufunga nze agent twararuze wabikuriye umukiriya mu buryo bwemewe bashaka nta n'amakote twakoresheje kirati ngewe banyibye baburu icyo gisamba agent wayabikuye umukiriya umuntu azarota ko yibye baba bibye umukiriya twamubikurira twebwe bakadufunga tukariha amafaranga yabo kandi abajura batwiba twebwe. MTN Rwanda ishishikariza aba batanga izi service kugira amakenga mu gihe bagiye guha amafaranga umuntu mu kwirinda ingaruka zo gukurikiranwa nk'abafatanyacyaha muri ubu buryo urugero rwo kubikuriza umuntu batari kumwe. Emmanuel Kayihura ushinzwe kurinda no gukusanya ibimenyetso by'ubujura muri MTN Rwanda nano nko kuba agent ari nayo mpamvu tubagira inama kugira ngo birinde ibyo bintu byose bakora ibintu bikwiye babikuze mu buryo bukwiye nyine bwo aho umukiriya asaba kubikuza ntayohereze bisanzwe nko kubikuza ubundi bagakwiye no kureba ibyangombwa. Tuvuge ndaje ndi umugabo ariko usanze mu by'ukuri ngiye kubikuriza umuntu bita Angelique ntubanje no kureba cyangwa se kugira amakenga. Hari n'aba agent abikuriza umuntu udahari. Tuvuge ndaje wenda nkugizeho inshuti ndagiye ngiye Rusizi wenda nkuzayo manyanga ndivye ndaguhamagaye ngo mbikure ari Rusizi wowe urahangaha i Kigali urumva icyo gihe haba harimo nanone gihamya yuko uwo muntu muziranye cyangwa se musanzwe mugira n'imibanire cyangwa se n'ibyo mukorana bijyanye n'amafaranga. Mu gihe aba agent bahuye n'iki kibazo cyo kubikuza amafaranga yibwe bakoresheje izindi nimero zo ku ruhande, MTN Rwanda ivuga ko aribwo bashobora gukurikiranwaho bakaba bakwishura uwibwe ndetse bakanabifungirwa n'inzego zibishinzwe zifatanya na MTN kurinda ubujura buciye kuri Momo. Thierry Ndayishimiye, Isango Star, Kigali.